ndashaka kubereka guteka ikintu bita imyumbati. Imyumbati yitwa Indabagire. Impamvu ni iyihe tugomba kumenya ibintu bitandukanye ku byo kurya. Yarabiguhaye Indabagire twajyaga tuzirisha avoka, harimo n'agasenda, tukarisha n'amata y'ikivuguto cyangwa icyayi. Hari icyayi Nyanza bita ngo ni kafu, apana y'amazi y'i Kigali ariko sha amazi mugezi hamwe nyine umuntu agura inusu agakubitamwo amazi. Hari icyayi bita kafu nacyo ukakinywesha iyi myumbati. Ewa abibonye icyayi cyitwa kafu. Iki cyayi rero ntabwo uba watumye abana kuvoma. Gutuma abana kuvoma se urabizi ni ugushyiramo amazi menshi. Yambi turabashuhuje abakunzi ba mama Sharirene, abakunzi b'igikoni, abakunzi b'ibikorwa byanjye. Ndabashuhuje kuri mama Sharirene. Ni ahantu haba ubutumwa bwiza, haba impuguro, haba ijambo ry'Imana, haba ibyerekeranye n'isuku, hari ibyo kurya, ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma none aha mwabonye ko nimutse ndi hanze mu gikoni cyo hanze, ariko nabwo hanze, kuko gutekera mu gikoni cyo hanze mo imbere birambangamira kubera icyukere. Ubwo rero kubera n'ibintu tugiye guteka ndi hano hanze. Ubushize mwarabibonye ukuntu naberetse ibintu byo guteka isosi itogosheje Mucyungo ndetse no kumbabura. Uyu munsi rero nongeye kubakira mu gikoni. Ndashaka kubereka guteka ikintu bita imyumbati. Imyumbati yitwa Indabagire. Impamvu ni iyihe tugomba kumenya ibintu bitandukanye ku byo kurya. Nta kuntu nyogokuru ubyara mama yaba yarangabura imyumbati igeretse ku bishyimbo byabaga biryoshye, na nyogokuru ubyara papa nawe yarabingaburiye, na mama yarabingaburiye. Urumva nari gatoya, hamwe wiga gutangira kugenda umwumbati ufashe utya n'amata byabaga biryoshye. Ibyo bintu umuntu aba yarariye kuva ari uruhinja kugeza ashaje, ariko ugiye ubihindura ntacyo bitwaye. Tumenyera imyumbati ko tugomba kwirya ari umweru cyangwa tukayirya ku bishyimbo, iraryoha. Ariko uyu munsi ndashaka kukwereka ukuntu bateka, uburyo nteguramo imyumbati yitwa Indabagire, hanyuma irimo n'imboga. Impamvu nibanda ku mboga, uzagende ukurikirane umenye umumaro w'imboga. Imboga ni nziza. Hanyuma rero twagiye ku kintu bita imyumbati y'Indabagire. Mwayibonye? Indabagire rero icya mbere ni uko bagira uburyo bayikatamo. Dore ngiyi ni imyumbati, hanyuma ikindi ngizi imboga. Izi mboga nizo nakuye mu murima wanjye. Ubushize nawe uraberetse ko mfite umurima. Ni imboga rwose zoroshye, izi nawe utazikata ukarambikamo ntacyo. Hanyuma turakoresha karoti, turakoresha pavuro, turakoresha ibitunguru bya puwaro, ndakoresha onyo rouge, igitunguru gitukura, ndashyiramo inyanya, ndashyiramo akamagi, ndashyiramo na tungurusumu. Hanyuma rero ngiye gutangira gukata. Ariko nintangira ndatangirira ku myumbati y'Indabagire, ibindi ndabikata nyuma.
yego. Twatangiye imyumbati, indabagire bayikata gute? Ntabwo bayikata bimwe bisanzwe. Dore nuko indabagire bayikata. Ugakura uyikata, nuko ukatamo kane kugira ngo uyu muzi nawe uvemo uyu. Yego. Uyu muzi uba ugomba kuwukata ukavamo. Warangiza ugakata utuntu duto gutya. Gutya rwose birahagije. Iyi ndabagire mwazibonye? Undi ukatamo kane, ukabona gukata utuntu duto. Dore. Dore. Hano ahantu haba hari umuzi. Imyumbati y'indabagire ntabwo igomba kubamo imizi. Ibi rwose ni ibyo kurya biryoshye kandi biba bifite intungamubiri. Imboga. Ubuze intungamubiri zuzuyemo hano buretse. Mwe nzabishakira umwanya mbibabwire. Ariko imyaka umaze ku isi ubu muganga ntarakubwira umumaro w'imboga koko. Imyumbati murabizi ko itera imbaraga. Kandi kuyirya muri ubu buryo ntabwo biyibuza gutera imbaraga. Hari ibintu mwaramenyereye ngo ni ibintu bya gakondo nyine, kumva ko itageretswe ku bishyimbo ntabwo ari imyumbati. Ariko ubu buryo tugiye kuyiteguramo nabwo ni ubundi buryo. Yewe rero ndabikunda iyo ari dutoya. Urabibona? Utuntu tugomba kuvamo tugashiramo. Indabagire zacu. Ntabwo ari ubwa mbere uyumva. Nubwo uvuka i Kigali ariko igihe wajyaga gusura nyogokuru wawe yarabiguhaye. Indabagire twajyaga tuzirisha avoka, harimo n'agasenda, tukarisha n'amata y'ikivuguto cyangwa icyayi. Hari icyayi Nyanza bita ngo ni kafu. Apana y'amazi y'i Kigali ariko shaho. Amazi mugezi hamwe nyine umuntu agura inusu agakubitamo amazi. Hari icyayi bita kafu nacyo ukakinywesha iyi myumbati wana. Ni ibya vrai sana. Ubu buryo nabwo uzabukoreshe hanyuma ujye uhindurira abiwawe mama. Ikuzimu ntago barya, ni inaha. Ujye wifata neza sheri. Ujye mwifata neza basheri rwose mukiriho. Ikintu kimbabaza ni kimwe, ni uko umubiri muwitaho mu buryo budasanzwe, ariko ubugingo bwanyu ntimubwiteho. Nicyo kimbabaza. Ariko undi kurya icyangwe ntacyo bitwaye. Kurya neza, kwambara neza, gusa neza. Ikibazo ni uko twirengagiza uwabiduhaye, tukamutera umugongo. Twite ku bugingo kandi nibwo buzabona Imana. Iyi si turayikunda ikanadushuka kandi tuzayivamo. Isi tuzayivamo
kandi si nta muntu ujya upanga gahunda yo kuyivamo, uyivamo utabishaka. Indwara ikaza iti ndakujyana ukayivamo. Iyi si tuzayivamo bene da. Kwita ku mibiri yacu, tukita ku byo kurya by'inda. Njya nareba ibiganiro nasohoye ama episode 6 yose y'ubutumwa, ntago mujya mubireba, nzajya mbibaha ariko mu bintu Imana izambaza ntago izabambaza, ndarengana ndi umweru, nzajya mbisohora mu birebe cyangwa nta kibazo. Ariko ibyo kurya n'iby'inda bene da, isi tuzayivamo, tujye turya ibitera imbaraga, byongera amaraso n'ibirinda indwara, n'ibituma tugira fresheri, byose ntacyo. Ariko tujye twibuka uwabiduhaye. Ndabizi neza ko tuva mu nda nta kintu twazanye naha, ni ibintu twasanze Imana yaraturemeye ngo bizadutunge. Nta muntu wavukanye igitaka cyo guhingamo, nta muntu wavukanye imbuto y'ibishyimbo n'iy'amashaza. Twabisanze naha kuko twabiteguriwe n'Imana, kuko yari izi ko bizadutunga. Ubwo rero kujya gukunda ibintu tukanga nyirabyo ntabwo yari imibare. Turye tunywe, ariko tujye twibuka umuremyi wacu. Ahantu tuzaba igihe gitoya ntitukahabike byinshi, ahubwo aho tuzaba ibihe byose tujye tuhabika iby'ingenzi kandi bikomeye. Iby'ingenzi twabika ni ukubaha Imana, gukora imirimo myiza y'abakiranutsi, no kugendera imbere y'Imana dutunganye rwose, twirinda ikibi n'igisa nacyo. Twanacumura tugatakira Imana, tukayibwira ngo tubabarire, tugahindishwa umushyitsi n'ibibi twakoze. Ariko ibyo kugotomera ibyaha nk'agashyushyu k'inyanza ntabwo biriya bintu ari sawa. Indabagire mwazibonye ko maze kuzikata, mwabibonye. Noneho ndaje dukate n'imboga. Hanyuma ngiye gukata imboga. Ibyo ko rwose izi mboga kugira ngo wenda zijyemo neza, ariko izi mboga ziroroshye cyane no kuzishyiriramo rimwe nta kintu zitwaye. Imboga rero ndazishoje. Hanyuma ngiye gukata puwaro. Puwaro. Irahagije. Sino puwaro. Tugiye gukata igitunguru. Iriya myumbati nagize ni 1 kilo, ndagira igice. Katamo dutoya.
ngiye gukora pavuro nayo ntoya. Pavuro, izi ni inyanya urabibona. Ibi byose ni ibirungo tugiye gushyira mu myumbati yacu. Njyewe nababwiye ko utu dusahane ndadukunda cyane kudushyiramo ibirungo. Hanyuma ngiye gutegura iyi karoti. Namaze kuyiharura. Ni karoti, kandi izo ngizo zirahagije. Hanyuma ikindi ngiye gutunganya tungurusumu. Tungurusumu rero ni kimwe mu birungo nkunda, kandi ni ikirungo kiri naturel, nta kintu kiba kinatwaye. Tungurusumu, iyi ni tungurusumu murabibona. Mu byo kurya nkundamo na tungurusumu cyane. Imyumbati kuyirisha avoka, kuyinywesha icyayi nababwiye cyitwa kafu. Icyayi rero cyitwa kafu ni icyayi kiba kitagiyemo amazi menshi. Ntabwo kiba kirimo amazi menshi, ni icyayi cy'amata nyine kimwe unywa ukumva
kumva ni sawa, kumva kirabyibushye mu kanwa. Nicyo cyayi cyitwa kafu. Imana niguha umugisha uzajya uba ari icyunywa. Nimba Imana yaragwaye amafaranga ntukanywe icyayi cy'amazi y'umugezi. Oya, nushaka kunywa amazi ujye uyanywa ukwayo n'icyayi mbese. Ariko nushaka kunywa icyayi ujye unywa icyayi cy'amata kirimo utuzi duke, nko mu nusu y'inusu. Sibye ko njye wundi fata ishyushyu yonyine ngashyiramo ibirungo. Ishyushyu yonyine ngashyiramo utujyane dukeya, cyangwa ngashyiramo amajyane ya soya, cyangwa ngashyiramo ka Nescafe. Ariko iyo nakennye reka babwire, iyo naguze agashashi k'amata. Iyo naguze agashashi k'amata nabuze amafaranga, fata agashashi k'amata ngahita nshyiramo igikombe cy'amazi. Ariko ubundi nkunda kugura akajerekani k'inshyushyu. Iyo naguze akajerekani rero fata ishyushyu nyashyushyu, nkashyiramo amajyane n'utundi tuntu. Ariko se njyewe hari n'ibintu binyobera. Uzaba ukize urye nk'abakene, nunakena urye nk'abakene. Hari abantu muba mufite namwe inyatsi, muba mufite impiri mu makofi yanyu. Uba ufite impiri urayizi. Abantu babayeho gutyo ni bamwe baba bafite impiri. Impiri ni inzoka. Ariko ntukagire impiri yapo, ntukagire impiri, ntukeyime, ujye urya. Umuntu ushobora kwemerera kurya nabi akarya nabi pe, ni umuntu uri kubaka inzu. Wowe wubaka inzu wenda ujye urya ibitogosheje. Wowe uri kubaka inzu rwose ntacyo wowe. Ariko se koko, cyangwa nawe uteganya kubaka, se koko amafaranga utubakisha inzu, niko Sabe yavuze. Amafaranga utazubakisha inzu ugomba kuyubakisha umubiri. Nibyo rwose, kuko hari igihe ubura byose nk'ingata imennye. Kanga kurya neza ngo urayabitse ukazayajyana mu bitaro. Oya, ubwo ni ubugugu bana, ntabwo ari imibare. Njyewe mbifata nk'ubugugu. Umuntu wiyima ugasanga abe mu rugo barashukuye, inzara yarabishe, kandi mufite amafaranga. Akareka, nta n'umuntu wuzura umwuka wera wakora ibintu nk'ibyo. Wapi, umukristo nta nubwo wazajya no mu ijuru wicisha abawe inzara ibyo kurya bihari.
ntabwo njya kwiyambura. Abantu ariko rero ndaje rwose, noneho uyu munsi simbumvira, ndicara njye, ariko uyu munsi ntimumbona. Muzajye muhora mumbona ndi kurya. Umva, ngiye kubereka ukuntu rero biryoshye, nkubwire n'ikintu uzarisha, nkwereke n'ikintu uzanywesha rafiki yangu. Ye tante bukuyeho A1 yego, Indabagire mwazibonye? Indabagire bereke n'agasenda. Akabonye agasenda da. Bumvire, ntabwo uyu munsi mumbona. Ariko uzi ko kwirwa munambona burya biba atari sawa. Wabibonye? C'est très bien. Uwiteka we, kambabwira ikintu nkundira Yesu. Yesu ntago namuhemukire rega burya. Uzi ko voka ikigura 20 ntago napfaga kubona 20 ya voka. Narayirebaga nkatambuka. Ariko ngeze mu rwego rwo kurya voka ya 600, 700, 500. Niyo mpamvu rero nkunda Yesu pe, ntago namuca inyuma, ntago namuhemukira yo kabyara. Reba rwose ukuntu ngiye kurya neza, ibi biryo biraryoshye. Hanyuma abonye kaka cyayi nakubwiye, iki cyayi Nyanza bacyita kafu. Kafu ni icyayi kitarimo amazi menshi. Yari yarabitubwiye. Abibonye? Icyayi cyitwa kafu. Iki cyayi rero ntabwo uba watumye abana kuvoma. Gutuma abana kuvoma surabizi ni ugushyiramo amazi menshi. Hanyuma rero Imana nibahe umugisha, naberekaga ukuntu ushobora guteka imyumbati mu bundi buryo. Iyi myumbati bayita Indabagire, n'iwacu kera niko bajyaga babyita, kandi ntibyahindutse guteka imyumbati y'Indabagire. Mwabibonye. Ndabakunda abakunzi ba mama Sharirene, abakunzi bo guteka. Twige guteka mu buryo butandukanye, ibyo kurya bitandukanye, kugira ngo bijye bihora bituryohera. Ndabakunda cyane. I love you so much. Ubwo nawe ndabizi uri bunsubize ngo I love you too muri comment nze kubibona. Hanyuma wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share, ukore comment, wandike comment, kandi rwose mba no muri momo. Imana nibahezagire.